Ikaze kuri Hospitality TV. Uyu munsi tugize umugisha wo guhura na Chef Claude. Ni umushefu uzwi cyane muri iki gihugu, wageze kuri byinshi. Agiye kutubwira muri make icyo abona ubushefu bwamugejejeho ndetse n'uko abona bihagaze mu Rwanda, intera urwego rw'ubushefu bumaze gutera. Karibu Chef Claude kuri Hospitality TV. Murakoze cyane. Mu Rwanda bizwi ko abantu benshi bakunze gupfobya umwuga w'ubutetsi, bakavuga ko ngo ari ububoyi, abandi bakibaza ati se ubushefu bwatunga umuntu. Wababwira icyo abantu nk'abo bagifite iyo mitekerereze? Nababwira bakareba neza kubera ko ibintu byarahindutse. Ubu abashefu n'abantu bitunze, batunze imiryango kandi banayitunze neza. Uretse n'ibyo kubatunga gusa, n'abantu bafite n'icyubahiro, kubera ko urebye cyane cyane mu bigo byo hanze Western World n'akazi kasonewe cyane. Biravugwa yuko abashefu bafite icyizere kimwe n'abaganga, kuko niyo witekereje tugaburira abantu, kuvuga kugaburira abantu ni ikintu gisaba knowledge. So kuvuga ngo no kuza gusuka teka knowledge, kuvuga iki? Kuvuga gutegura ibintu bimeze neza, bigo abantu bibagwa neza, especially bifite hygiene, kubera ko you are very careful to not have people contaminate with what you prepared. So it's a very big aspect to that. So it's not anybody who can just come. Ikindi nacho yurebye abashefu cyane cyane muri mahoteli manini, umenye ko n'abantu bagomba kugaburira abantu sometime 500 meme 1000. Kuvuga ibyo bisaba knowledge ihagije kugira ushobora gutekereza ukuntu ushobora gutekera abantu 1000 kandi ari ama plate atandukanye, uka coordinating ibyo byose. Ibyo ni ibintu bisaba ubumenyi bwinshi na experience. Hari abantu bibaza mbese ubushefu bwatunga umuntu mu buryo buri financially. Wababwira iki aho watangiriye naho ugeze ubu? Wababwira iki ku bijyanye na financial? Ku bijyanye na financial cyane cyane icyo nababwira nuko ikintu icyo ari cyo cyose ukora bisaba umwete. Umwete so kuvuga ngo ni automatically you're gonna be chef and you're gonna be rich over the day. Chef bisaba commitment nini. Na hamwe uzava mu ishuri uhita uba umushefu mukuru. Still uzatangurira, uzahera hasi, utraininga, ugende ugrowinga, uko ukora niko ugenda ubona experience. Kindi nacyo ubushefu nta kuntu ushobora gusimba ama stage. Ntushobora kuva ngo kuri komi ugiye kuba executive chef. Bisaba urugendo. Bisaba urugendo. Urwo rugendo rero ni commitment. Iyo commitment nayo uko ugenda ugrowing ni nako obviously revenue zigenda zizamuka nazo. So you get a bigger salary. So bituma ushobora kwitunga, ugatunga n'umuryango wawe, meme na family, meme binakenewe ko investisha mu bindi bintu. So uretse nawe gukora gusa kuri salary, ni nawe ushobora opening your own business and create new jobs. Wagize uruhare mu bintu byinshi byo kuzamura ubukerarugendo muri iki gihugu ndetse no guteza imbere umwuga w'ubutetsi. Ese watushangiza muri bimwe mu byo wagizemo uruhare muri iki gihugu? Ni byinshi kandi si bike kandi si byinshi, kubera ko umuntu ntashobora kwisuzuma ngo yipime ngo gejeje aha cyangwa nakoze ibi. Ariko icyo nakubwira ni uko at the bottom mu mutima is the passion. The passion, na ifite passion mbiga ndabikora, ariko kuri stage ngezeho iyo passion no ndacyafite, ariko mfite passion of more of transferring knowledge kuri kuba junior chef. So maze ku participate mu bintu byinshi. I was a reviewer mu bitabo abana bakoresha mu ishuri muri TVET. I work with some university developing a curriculum. Eastern African University, I work with Esther 8. They are creating a university. They kubafasha ku developing a curriculum. We go to identify gaps zihari muri education kugira ushobore ku improving knowledge z'abanyeshuri.
abashefu bakiri bato cyangwa se bakizamuka n'umuntu wese wifuza kuba umushefu wamubwira iki? Namubwira courage ni ukuvuga commitment, discipline, kuko I'm sorry, you don't have discipline, you are wasting your time. Okay. Yes. Ni ukuvuga ngo umwuga w'ubutetsi ni umwuga mwiza twakangurira abantu kuzamo, kuko ni umwuga ushobora guha amafaranga, ukaguha icyubahiro kandi ukanakumenyekanisha cyane, ukanateza imbere igihugu, kubera ko the more abashefu bazaba niko nabo batunga imiryango yabo, niko n'igihugu kizamenyekana kuri culinary wise, kuri abantu bavuga Italian cuisine, French cuisine, one point to be Rwanda cuisine. Yes. Turagushimiye cyane Chef Claude, murakoze cyane kubw'umwanya wanyu muduhaye. Tuzakomeza tugenda tuganira n'ibindi naho ubutaha. Dushimiye cyane abakurikiye Hospitality TV, tubararikira gukora subscribe ndetse no gusharinga bino biganiro kugira ngo bigere kuri benshi. Natwe tubasezeranya gukomeza guhura n'abashefu batandukanye bagenda babaha inspiration z'aho bavuye n'aho bageze. Murakoze cyane. Thank you. You are welcome.